Amahoro y'Imana kubakurikiye Jado Inganzo TV, ni wa munyamakuru wanyu Igabe John, wa mu content creator mukunda cyane kandi ubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Muri aka kanya rero mpuye n'undi mu content creator ukomeye cyane, umunyamideli ugiye utandukanye. Murabona ko yambaye icyo twita imifuka, nta kintu kitavamo imyenda. Ni ibintu bitangaje kandi bikomeye, tukaba tugiye kumuganiriza kugira ngo atubwire byinshi ku mpano ye, kuri talent ye afite kandi yagiye kundwa n'abantu benshi. Tugaherezo kuri Jado Inganzo TV show. Yo my people, ni 44 wanyu kabisa, nkuko mubibona ni bisanzwe hano twageze ku Inganzo TV show kabisa. Mukore subscribe, mukore follow, mukore iki hano bose kabisa, mu bakundi dukomeye dusupportingane, dukomeye tugendane neza, kandi murabizi nta mutima mubi kabisa, no kumva tuzamurana. Urakoze cyane. Nshaka kubaza akantu gatoye, ese iyi mpano wayitangiye ryari? Ese byatangiye gute? Ni gute wahisemo guhitamo izi style zigiye zitandukanye kandi zitangaje kugira ngo abantu benshi babashe kugukunda bagukurikire mu buryo ubungana kuriya? Murakoze, iki kibazo ni cyiza. Igihe natangiriye gukora bino natangiye 2019 nibwo natangiye kubyina, ariko ibintu by'imbuga mbitangira 2023. Rero nyine kundi umubyinnyi nkabyina nkabona ibintu byose birasa, rero niko guhita mvuga ati reka kirimo kantu ka innovation, kubera ko mu Rwanda ntabwo yamenyereye kubona umuntu wambaye ibintu bitangaje ari kubyina. Yamita avuga ati bwa mbere nabanje nambara isarubeti biranga, mitavanaga no kwikunda cyane, itavuga ati reka nzana ikintu abantu batamenyereye. Niko guhita nkubitamo akakanzaruhahira kandi bakitanzaruhahira. Niko guhita nkakuramo kabisa outfit, nimo mureba hano bimeze neza cyane. Nuko byaje kabisa. Twitege ese mu myaka 20 izaza, twitegeho iki kigiye gitangaje uzakorera abakunzi bawe cyangwa abanyarwanda bose cyangwa East Africa yose? Ni ibiki urimo gutegurira abakunzi bawe? Murakoze cyane kabisa. Ibintu ndi gutegurira abantu, imyaka 20 baje ni myinshi. N'ubu ngubu impamvu naragira ibi amashuri rangira kujyamo n'ibiki no kubera ishuri ringose, nyine ndacyari kwiga, ariko ninsoza arabura ukwezi na igihembwe kimwe mu kwa mbere nzasoje, noneho nukuza nkari bari kuri ibi project zose mfite ndazanzire kuri hanze, kandi ndizeye yuko tuzagera ku rwego rushimishije kabisa. Twizere ko abakurikiye Jado Inganzo TV biracyaza kandi dufite akazi kenshi. Twizere ko n'ubutaha tuzabazanira undi ukomeye cyane kandi umeze neza. Impano zo ziracyahari kandi ni nyinshi cyane. Nicyo babwira abadukurikiye usezera mu masaha. Ikintu nabwira, ntimwibagirwe gusiga basi support kuri ku muvandimwe wacu. Bino bintu byaratuvunnye cyane. Mukore subscribe, mukore follow, mwana sharinga bigushobokeye, ugasharinga izo link n'ibiti byose kabisa. Mukomeze kandi ndabakunda cyane. Ni wa munyamakuru wanyu rero Igabe John, wa munyamakuru umukunda cyane kandi muhoza ku mutima. Ciao ciao.